aha mu bihe byo gusezerana kwa Vesitina hari umukozi w'Imana ukomeye watawe muri yombi, ariko abantu ntibamenya ngo bigenze bite, ngo ayo makuru ahagaze gute. Banza umva aka kantu. Yewe havuze gashani umwanditsi w'irangamimerere mu Fasi umurenge wa Kinyinya maze kuva amasezerano y'ishyingirwa hagati ya Uwirago Idrissa na Ishimwe Vesitina, amasezerano akorera mu butegetsi bwa leta ndetse n'abahagarariye imiryango yabo nshingiye ku bubasha bwabwa n'amategeko, nemeje ko kuva ubu bashyingiranywe nk'uko amategeko abiteganya. Aha, hanyuma rero reka mbabwire ngo ikintu nje kuvuga muri aka kanya, mu by'ukuri murabizi ko umukobwa witwa Vesitina cyangwa se Ishimwe Vesitina, reka amazina ye nyavuge yose, yarasezerana na Idrissa. Havugwa ibintu byinshi, ngaha bavuze ngo aratwite, ariko nta wigize ajya kumupima mu babivuze bose. Icyo cyo rwose nkemeza 100%. Abavuze ngo ubukwe bwe impamvu bwagize ubwiru ngo ninda, ngo bari baramuteye, abandi bakagaruka ku buzima bwe gatozi. Icyo cyo sindi nagitindeho kuko uwagerageje kurengera ashobora kuba yarakoze icyaha, kandi icyo gihe Vesitina niwe waba ufite amahitamo yo kumukurikirana. Hanyuma rero muri ibi bihe byo gusezerana kwe hari undi mukozi w'Imana watawe muri yombi. Umukozi w'Imana watawe muri yombi. Aho uratekereza iki koko? Reka mbanze fata uyu mwanya nshimire buri umwe wese mu by'ukuri wamaze gukora subscribe hano ku Mwuka TV. Reka nshimire wowe mu by'ukuri utwumvishe bwa mbere, ndetse nkubwira ngo kanda subscribe kugira ngo ujye ugerwaho n'ibiganiro bisesenguye bizira umuze. Ibiganiro bizira umuze nta uzajya ubisanga uretse hano ku Mwuka TV hamwe n'umusore wawe Mike. Reka nkubwire ko ibintu byose mba mpabaye 5 kuri 5. Umusore bita Bosco ukore wari ufite channel yitwa Bosco Empire, channel yahuye n'ibibazo, ariko murabizi ko aba YouTuber benshi batangiye kugenda bavuga ngo yafunzwe kubera ibintu yavuze ngo kuri Vesitina, ngo kurinde. Ngira ngo nuko ijwi sinzi nimba ndi bubone ijwi, ariko naryo ndaza kuribakinira kugira ngo muryumve ninza kuribona. Yavuze ko atigize afungwa, ariko nyamara aba YouTuber benshi bari bemeje ko yafunzwe. Ayo ni amakuru cyangwa se nibiri kuvugwa mu by'ukuri nkuzaniye muri aka kanya update news. Amakuru yacu cyangwa se ingingo z'ibintu tugiye kuvugaho cyangwa se ngiye kubabwiraho muri rusange ziri mu byiciro bitatu. Turaza kuvuga, reka tuvuga n'ubundi ku bantu bavuze ibintu byinshi cyane bikomeye ku gusezerana kwa Vesitina, ndetse abantu twibaze ngo ubundi kubera iki ibintu biba kugirwa ubwiru ko gusezerana kwa Vesitina nibyo byatumye koko havugwa ibintu bingana gutya. Kuko nabonye hari na bamwe mu bakozi b'Imana bari kujya ku ruhimbi bakavuga ngo kuki ubundi byagenze kuriya, bagashaka kugaragaza nkaho hari ikindi kintu gikomeye cyabaye. Tureba ahubwo kuki Vesitina yavuzwe. Icya mbere ni umustar, ariko wenda kumuvugaho nta n'ikibazo, ariko kumuvugaho ibigize icyaha, my friend, hari abantu benshi nagiye numva bashaka kurengera abo ngabo, ndabanenze. Kuko icya mbere nta muntu uzi ngo Vesitina koko yaratwite. Hari uwamupimye, umuntu wamupimye akagaragaza rizatize, uwo nguwo tuzamwemera, ariko ndabizi ko nta wamupimye. Ariko twongere wenda reka nongere ndebe ku kijyanye na kote y'imibereho. Abantu benshi kuri iki gihe barimo baragira gutya, akabafunguye channel akaza akavuga, ariko nyamara ikintu cya mbere nanone nabashishikariza mubanze murebe amategeko agenga social media, murebe umurongo ngenderwaho, umurongo ntarengwa, abari wo mukoreraho ibintu byanyu uko mubishaka muri rusange, kuko biremewe gutanga igitekerezo wifashishije imbuga nkoranyambaga zawe, ariko ntibyemewe kurenga umurongo. Abantu mwarengereye kuri Vesitina rwose mukwiye kongera mugakora ibiganiro mwigaya mwinenga. Kandi ntago ari abakoze ibiganiro gusa, hari n'abanditse comment,
n'abakoze ibintu byinshi mwese rwose nta kimenyetso gifatika kigaragaza ko icya mbere urukundo ntirurobanura. Vesitina yabanye n'uwakunze ndetse n'awamukunze babyemeranyijweho mu burenganzira bwabo. Vesitina yujuje imyaka y'ubukure, ni uburenganzira bwe kugira amahitamo. Ibindi biri inyuma ya mikoro ngo Emirene ngo ibibazo ngo barara ngo mu rugo ngo kubaka inzu ngo mu muryango wa Vesitina ngo barara ngo ukuguru, ibyo bintu reka twigire ku yindi nkuru. Nari ndimo mbabwira ngo hari umukozi w'Imana muri ibi bihe abantu bari muri Vesitina umurenge rwihishwa kwa Emirene iki. Hari umukozi w'Imana wagize gutya we atabwa muri yombi ngira ngo murimo muramubona. Ni Musenyeri Mugisha Mugiraneza Samuel watawe muri yombi. Uyu mugabo ngira ngo namwe murimo murabireba kuri screen zanyu nimushaka muri isomera. Iyi ni inkuru iri ku kinyamakuru Igihe yasohotse ku munsi w'ejo, ariko abantu ntibayivugaho. Nyamara ni inkuru ikomeye cyane kuko burya Musenyeri ni umuntu ukomeye mu rwego rw'imiyoborere cyangwa se structure y'itorero rya EAR. Musenyeri abakomeye. Hanyuma rero urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB kuri ino tariki ya 21 Mutarama umwaka w'ibihumbi 2025 rwatangaje ko rwafunze Musenyeri Mugisha Mugiraneza Samuel weguye ku buyobozi bwa diyoseze yashyira itorero rya Anglikani mu Rwanda. Ni inkuru ndi kubasomera namwe muri kuyibona. Uyu mugabo nimba mumureba rwose reka nongere nse nkugira gutya mbigirize hepfo mumubone neza. Murimo muramubona? Dere nuwo muri kumubona, nuwo rwose mumwitegereze. Ahangaha uyu mugabo yatawe muri yombi. Reka twumve azira iki. Nyamara turavuga ngo ADPR ngabayobozi iki mu yandi matorero naho ibibazo, ariko ndakubwira ngo Catholic, Islam, Adventist, izi za EAR, za Zion Temple n'ayandi menshi cyane nabo bagira ibibazo biba bigiye bitandukanye. Reka twumve uyu musenyeri uko bimeze. RIB yavuze ko Musenyeri Mugisha Mugiraneza Samuel akurikiranyweho ibyaha byo kunyereza no gukoresha umutungo wa diyoseze mu nyungu ze bwite mu gihe yari akiri ku buyobozi. Ubu afungiwe kuri sitasiyo ya RIB ya Remera mu gihe iperereza ku byaha aregwa rikomeje. Umushumba mukuru wa EAR mu Rwanda Dr. Laurent Mbanda ku itariki ya 3 Ukuboza 2024 yahagaritse ku mirimo Musenyeri Dr. Mugisha wayoboraga diyoseze yashyira kugira ngo hakomeze hakorwe ubugenzuzi ku bibazo by'imiyoborere n'umutungo no kunyereza umutungo byamuvugwagaho. Ibibazo rero Musenyeri Dr. Mugiraneza Mugisha Samuel avugwaho byatangiye kuvugwa mu ntangiriro z'umwaka wa 2024 ubwo bamwe mu bapasteri ba EAR diyoseze yashyira bari bamenyereye imikorere y'iyi diyoseze bahindurirwaga imirimo n'inshingano bigafatwa nk'aho ari ukubikiza. Hari aho nyine namwe musome ndabizi muzi gusoma. Ngo byarakomeje rero bifata indi ntera kugezaho mu kwezi kwa 7 n'ukwa 8 abo bashumba birukanywe mu nshingano nk'uko babimenyeshejwe mu ibaruwa yo kuwa 14 Kanama 2024. Hasezerewe Pasiteri Kubwayo Charles na Pasiteri Kabaragasa Jean Baptiste. Mu cyumweru cyakurikiyeho ku itariki ya kwa 20 Kanama 2024 Musenyeri Dr. Mugiraneza Mugisha yongeye kwandikira aba bapasteri amabaruwa abamenyesha ko birukanywe n'amasezerano bari bafitanye na EAR diyoseze yashyira asheshwe. Ubwo
ibyo byakorwaga mu gihe abo bapasiteri nabo berekanaga ko bari gukorerwa akarengane mu nyandiko bagiye bandikira urwego rukuru rw'itorero rwa eyari mu Rwanda, ndetse bakerekana ko uku kutumvikana kwabo bituruka ku miyoborere mibi, kwigwizaho umutungo no kuwucunga nabi bikorwa na Musenyeri Dr Mugisha. Kandi mukumve neza cyane. Mu byo bagaragaje rero, ndetse hari ngo gushyirwa hanze birimo isoko ryagemuraga umucanga mu nyubako ya EAR Diocese ya Shyira iri kubakwa mu mujyi wa Musanze, bivugwa ko ngo ryari rifitwe na kampani y'uyu Musenyeri Dr Mugisha, ngo ndetse imodoka ya fuso yawutundaga ngo yari yanditswe mu mazina y'uyu mugabo Musenyeri Dr Mugiraneza Mugisha Samuel, ngo n'ibindi birego bigiye binyuranye byose bagiye babimurega. Ibi bibazo rero ngo byakomeje gukururana kugeza aho Mugisha yahagaritswe nawe, uyu Dr Mugisha Musenyeri nyine, n'ubuyobozi bwa EAR mu Rwanda, ndetse ibibazo byarazamutse bigera ku rwego rw'igihugu rw'imiyoborere. Icyakora Dr Mugisha we yavuze ko ibibazo bijyanye n'imiyoborere ndetse n'imicungire n'imikoreshereze mibi y'umutungo ngo ishingiye gusa ku makimbirane ku bapasiteri babiri ngo bahise bajya mu itangazamakuru mu buryo butari ubunyamwuga. Nicyo kintu yahise we avuga, mbese arenzaho muri rusange. Uyu mugabo arafunze, mwamaze kubyumva. Sasa rero ngira ngo uyu Musenyeri bakomeje kugenda banabivuga, nigize no kumukoraho ikiganiro, no gukora ikiganiro kuri Diocese ya Shyira mbivugaho, mvuga ati harimo ibibazo, naho harimo ibibazo mu bapasiteri muki. Ni ibi ngibi navugaga. Birangiye n'ubundi umuyobozi atawe muri yombi muri rusange. Reka twigire ku mugabo witwa Bosco Impaya. Uyu mugabo hari hamaze iminsi bivugwa ngo yarafunzwe, ngo ntabwo agikora, ngo yarafunzwe, bavuga nyine ngo nawe yafungiwe muri izi saga za abantu batangaje amakuru, ariko bagahita babihuza ngo no kuba yarafungiwe ng'ibintu yavuze ku mugabo wa Vesitina, ndetse no ku bukwe no kugusezerana kwa Vesitina. Amakuru aravugwa, abandi bakavuga ngo yafungiwe ngo amagambo yatangaje ngo kuri ba Emerine, ngo n'ibintu yavuze ibyo byose, abandi ngo yafungiwe ngo ubucukumbuzi bwe. Ariko amakuru nkuzaniye muri aka kanya nuko uyu mugabo adafunze, ndetse ibi ngibi rwose namaze kuba nkubwira ngo mfite ijwi rye hano, kanze ndibashakire mbumvishe mwumve kuntu aba YouTuber hari igihe bavuga ibintu byinshi kandi bitandukanye. Ahangaha niho honyine uzasanga ibintu by'ukuri utashobora gusanga ahandi. Ntago nzaza ngo nkubeshye ngo runaka arafunze kandi adafunze, never. Aha, harimo mbabwira ati ngiye ntago nzaza ko nze mbapfunyikireho ya rwose. Nimba warapyonze kuri sabone mu rurimi rw'igifaransa cyangwa se subscribe, uba ugomba kumenya kanga ku Mwuka TV ariho uzajya wumvira ibintu by'ukuri. Sound iri hedi, iyi voice ya Bosco iri hehe ko
ukuntu wumva ibintu ku rubuga ntiyasebwe birabe byuya. Hari ukuntu utadawunirodinga voice uvuga ati ndaza kuyumvisha abankurikirana, ukaza gusanga nyirayo ku rubuga yahise ayisiba. Icyo gihe rero usebye ngahore. Mu gihe nyishaka, reka mbe nkubwira ngo hari igihe abantu batangaza inkuru ukibaza se iyi nkuru uyu muntu uyitangaje ashingiye ku ki koko? Ijwi ntaribuze reka, ijwi ntaribuze kabisa. Ariko uko byagenda kose ngomba kuribona tu, ngomba kuribona. Mwagiye mwumva ibintu byagiye bivugwa kuri ubu bukwe cyangwa se kuri uku gusezerana, ko ni ubukwe n'ubundi ubukwe se si ibirore n'ubundi ni ubukwe. Kuri uku gusezerana rijwe ubanza Bosco yarisibye pe. Bosco waba wamemukiye kwanza, Bosco wanza yarisibye wana. Ariko ndarishaka, ngomba kuza kuri bumvisha wenda no mu kindi kiganiro. Aha naryumvishe. Etse twa. So hello bantu banje. So hello bantu banje. Ayo makuru muri kumva ngo ndafunzwe, ase ubundi ngo uramutse umfunze koko wabumbaza iki? Hari umuntu nishe ni ikihe cya kano kandi ushobora kuza kumbwira ngo ndi umunyarwanda ushobora kuza kujya muri gereza? Baba babeshya shaka. Ikiriho nuko abo ngabo bari kugenda banga ngo Bosco Empire ngo arafunzwe, uretse gato cyane muri buze kuza kubona yo bafunze. Gusa meze neza, ariko hari ikibazo cyavutse. Ngira ngo ejo bundi nakoze ikiganiro kuri Emeline, hanyuma nkura ifoto ye cyangwa se mfata ifoto nyishyira kuri thumbnail cyangwa se ibi bifoto nyine bipresenting ikiganiro, hanyuma YouTube irabireba. Imaze kubireba indega yuko ngo ndi gukwirakwiza amashusho y'ubusambanyi, byarangiye ikiganiro cyanjye bagikuyeho kimazeho amasaha 2. Abenshi ntabwo mwakibonye, ariko cyari kimaze kugira views 18,000. Urumva ko cyari ikiganiro nyine kiri kuri speed hambaye ku buryo n'umuri cyagomba kugira nka views 200,000. Ariko mbora nyine bagikuyeho bandega ibijyanye ngo no gukwirakwiza ubusambanyi. So burongera ngo nibyo bintu ndi kugenda nsobanura kugira ngo nze kuza kubona ko nyine ikibuga nakongera kukigarukamo neza fresh. Gusa meze neza, nari nakoze akandi gacano gashyashya nkita Bosco Empire akarongo 2. Ubu muramutse mubishoboye bushobora kugenda mugakora sub, we nanjye nkaza kuba ndi kuganira namwe aho ngaho mu gihe Bosco Empire nyanye itaragira itaragaruka mu kibuga fresh. Nawe wundi byo muri kugenda mwumva ngo Bosco Empire ngo arafunzwe, abo ngabo babivuga. Ubundi macara kubabona babafunganye n'abagore babo. Icyo mba ndi gushaka kwanza kugira ngo bahite babona yuko hari ibintu utagomba kuza ko wakinisha. Nta kibazo mfite, nibereye mu rugo meze neza. Gusa nyine mugomba kuza gusenga to mugafatira iby'iburyo, kubera ko babona ko ibintu babigize gute biba bikaze. Ni benshi cyane bakoresheje izo video cyangwa se bakoresheje amafoto, ariko nta kibazo bagize. Sinzi impamvu rero ari ngewe to, hari ngewe bari kugenda bigarukaho, ariko kubera Imana nyine igomba kuza kuyenza impamvu y'ibintu byose. Gusa ndahari Imana bakomeje kugira abantu bagenda bavuga ibintu byinshi cyane. Mfashe no record kugira ngo mutagira ngo wenda hari undi muntu uri gucatinga mu izina ryanjye. Ayo nta majwi yanjye mugize gute, murabizi neza fresh. No kuvuga ngo abakunzi ba Bosco Empire nta bibazo uyu muhungu yahuye nabyo bikomeye wenda ngo byamujyana muri gereza. Oya rwose pe, ntabyo. Ahubwo mwebwe wenda mujye kuri iyo channel Bosco Empire akarongo 2, mukore subscribe, murongera muzamuke, kuko urumva channel yagize ikibazo
n'ubundi wenda wasanga haba harimo n'abamuripotinze nta wamenya, kuko urumva umuntu ushobora gutinyuka agafata mikoro akajya imbere ya kamera akavuga ngo Bosco Empire arafunze, cyangwa se agafata mikoro akicara muri studio akavuga ngo Bosco arafunze ngo kubera ibintu ibi n'ibi ABCD. Ntabwo biba ari ibintu bya fresh kabisa. Hanyuma rero ndizera ko ibintu byose byamaze kuba tamamu. Reka njyewe mite nigendera nze kongera gusubira namwe ngarutse nanone kubahereza izindi updates. Ndabashimiye, mugire ibihe byiza, bye bye. yewe havuguzi gashani umwanditsi w'irangamimerere mu kasi umurenge wa Kinyinya, maze kumva amasezerano y'ishyingirwa hagati ya Uwedirawo Idrissa na Ishimwe Vesitina, amasezerano akorewe mu butegetsi bwa leta ndetse n'abahagarariye imiryango yabo nshingiye ku bubasha mpabwa n'amategeko, nemeje ko kuva ubu bashyingiranywe nk'uko amategeko abiteganya.